Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe aho mugiye muri mu bice bigiye bitandukanye. Inshuti zanjye rero cyangwa se bantu banjye, bavandimwe banjye ndetse babyeyi banjye, muri abantu benshi bagiye batandukanye b'ingeri nyinshi mukurikira ikinyamakuru cya Tura TV show. Imana ikomeze kuba umugisha mwinshi cyane, umugisha utagabanyije buryo n'ibumoso impande zose, kandi Imana ikomeze kubana namwe, bashyigikira mu bikorwa byanyu, bashyigikira mu mirimo yanyu, kandi ijye ibahereza ibyo muyifuzaho, kuko muri abantu b'agaciro kandi muri abantu b'ingenzi hano kuri Tura TV show. Ntabwo nabona uko mbavuga, ntabwo nabona uburyo mbashimira, ntabwo nabona uko nabivuga, gusa navuga ngo muri abantu b'ingenzi cyane ku buryo mwebwe kubibabwira uko nguko mutabyumva cyangwa se ngo mubashe byakira. Gusa ariko wabyanga wabyemera uri ingenzi kuri njyewe. Rero ntabwo turi butinde, ntabwo tujya murabizi tuvuga ibintu byinshi bitatureba, ahubwo tuza turasa ku ntego, tukavuga tugakubita tukavana mu nzira ibituzanye bikarangira. Rero kuri iyi nshuro cyangwa se kuri uyu munsi wa none, ikintu kinzanye hano cyangwa se ikintu gitumye nicara hano kuri Tura TV show aka kanya kuri mikoro, ni uko hari impano nshya navumbuye, hari impano nshya nabonye, hari impano idasanzwe, hari impano zishe mu Banyarwanda, hari impano zigiye ziri hagati mindani mu bantu, ariko nubwo bazigaragaza hari benshi badashaka kuzishyigikira. Uyu munsi rero mbazaniye umunyempano udasanzwe, umuririmbyi, umuraperi wa danje, ukubita amarap abantu bose bagahunga bakigirayo, kubera yuko ibikorwa byiwe birivugira. Ntago ari ngombwa ko njya kwirirwa namamaza cyangwa se mutaka ibintu byinshi bidasanzwe. Na wundi rero nuwo nguwo murimo muramubona, yari yagiye muri Stars competition za 2025, yitwa Keigy, n'umuraperi wa danje, n'umuraperi utakuze cyane, n'umuraperi ufite imyaka mikeya iri aho ngaho idasamaje, ariko navuga ngo n'umwana ufite impano, navuga ngo n'umuntu w'umuraperi ku buryo ibintu arapa rwose byumvikana, arakurapira ukumva ibintu arimo aravuga ni ibintu byumvikana kandi ni ibintu bimurimo, ntago ari ibintu arimo arasacisha. Twabonye umunyempano mushyashya waje ufite impano idasanzwe y'amano. Tugenda tubona abantu benshi bagiye batandukanye, tubona abantu benshi bagiye bafite ubwenge bugiye bwihariye kandi bugiye utabona ukuntu ubuvuga, ariko uyu muraperi Keigy nawe yanunguye kandi yatunguranye cyane. Ni umuraperi urapa rwose ukumva ibintu mu matwi birimo, araririmba noneho nta nubwo ari ukurapa gusa, kuko n'andi majwi asanzwe naho araririmba, ariko cyane cyane rap nizo akunda kuko nizo zimuranga. Ngira ngo n'izina rye murimo muraryumva, Keigy. Rero aho yamaze gushyira indirimbo yiwe hanze, indirimbo idasanzwe, indirimbo rwose inejeje abantu, ariko naga abantu mbona basa nkaho bayirebye cyane, cyangwa se nago abantu basa nkaho bayirebye ku rugero ngiye numvaga nifuza, nkurikije nuko nabyumvishe nk'umuraperi rwose ufite imana idasanzwe, nk'umuraperi uri hatari, umuraperi uri hejuru cyane cyane cyane, ku rwego kubibabwira uku nguku bidahagije, ahubwo wenda icyiza cyangwa se icyaba cyiza nuko ntamwe mwagira gutya mukigererayo mukamenya ngo uyu muraperi VP bite byiwe. Rero ikintu kinzanye hano ni ukugira ngo mbabwire ngo nimba hari abantu bafite kuba ba managinga cyangwa se baba aba management b'ibintu, waba management wa Keigy, kuko n'umunyempano, n'umuntu udasanzwe. Ndakubwiye ngo yageze muri Stars muri competition, abantu bose barikanga, ba Emmy bose baravuga ngo cyaze kabisa mwana, uri umunyempano kabisa, uri umunyempano udasanzwe. Mu Rwanda rero tugira ikibazo kimwe, tugira ikibazo cyo kuba umuntu afite impano, cyo kuba umuntu ashoboye ariko akabura ahantu agaragariza ibikorwa byiwe, akabura ahantu agaragariza ubushobozi bwiwe, akabura ahantu, akabura abantu bamushyigikira. Ariko nkanjye narebye ndavuga ni uyu mupeti rwose impano nagarasakisha, afite impano. Ndavuga ni reka nzi hano mukorere ubuvugizi, mukorere kuba wenda ari ikintu nakora, ndebe ko byibura abantu banjye nawe bahindukira bakagenda bakamureba bakavuga ngo uko biri kose uyu mupeti nawe arashoboye. Rero nta kindi cyanzanye hano ni ukugira ngo mugende mwumve iyo ndirimbo, kandi munamenye ngo dufite impano nshyashya iri kuzamuka mu Rwanda, ariko yapfukiranwe kubw'ubushobozi, cyangwa se navuga ngo kubw'uko ari ukuntu amikoro aba ari makeya, impano ye byatumye asa nkaho ayidindizamo gakeya, ariko byibura abashije kubona umuntu umusapotinga akagira ku rwego rumwamukuraho. Namwe ngaho nimwiyumvire iyi ndirimbo namwe. Simabura ducanga amanywa nijoro, dukora dushaka icyadutungira ubuzima, ndizera ko kuri iyi si buri wese abayeho hangayitse, suka babyishimiye.
ndizera ko nofitaga ko furi kwa muntu baba ndizera ko hari ikintu cy'ubura mu buzima ugakubitiriza hirya no hino kaburirwa nshuti yanjye dufatanyije urugendo wikuvake ibasore imari nk'ibidenzo uvake imbere y'Imana ni nk'agatonyaga mu nyanja ese niba wanyisese ibitangazo bavandi ngira ngo rero namwe mwabyiyumviye, ngira ngo namwe murabyumvishe. Nashyize agace gatonya mu rwego rwo kwirinda copyright cyangwa se rwo kwirinda ko YouTube yaduhana, kuko ntago nashyiraho indirimbo yose, ntago biba byemewe, ariko byibura basi mwumvisheho agace gatonya, mwumvishe ko afite impano, mwumvishe ko kurapata ari binashakisha. Ubuzima buraducanga amanywa nijoro, duhora dushaka ibidutunga kugira ngo dukunde tubeho, nta wundi waturengera uretse umurengezi wenyine wo mu ijuru. Urumva ko uyu mupeti rwose, cyangwa se navuga ngo uyu musore, uyu mwana ufite talenti idasanzwe, n'umuntu uri mu kinyejana cyangwa se mu kigero cyo kuba yazamuka, akazamuka nk'abandi, ariko nta kundi kuzamuka na yindi nzira yaboneka uretse kuba wowe wamushyigikira, ugashyigikira ibikorwa byiwe, ukaba wagenda kuri YouTube yiwe ugakanda subscribe, ugakora share, ugatera comment, ukamubwira ngo congratulations. Ibyo ngibyo biba bihagije yuko uzi subscribe, ugakora share naga comment. Nta kindi, YouTube yiwe yitwa Keigy stand, uhita ugenda rwose uhita umubona, nta wundi witwa iryo zina kuri YouTube, ni ukwandikamo stand, ukandikamo na K ka isanzwe na E na I na G na ya, ubundi ubu mushyigikiye, ubu muteye inkunga idasanzwe, naho utamuhereza amafaranga, naho utagira ikindi kintu umukorera, ariko byibura yukanze subscribe ugakora share, ubu muhaye support ya danje. Rero bantu banje mukomeze kugubwa neza kandi ndabakunda cyane, Imana ikomeze kubamira umugisha. Ndagushimiye wowe wakurikiranye iki kiganiro ukarinda ukigeza ahangaha ukiri kucyumva, Imana iguhereze umugisha udasanzwe, kandi mukomeze kubana nanjye. Nago nabura gusoza nkubwira ngo kanda subscribe, ukore like, share ndetse na comment. Ibindi byose Imana iduhana umugisha. Ndabakunda cyane, dusubire mu kindi kiganiro. Ciao ciao.